Bene data nshuti bakundwa, dusangiye amaraso no gucungurwa muri Kristo Yesu, ni mwene so Ariyeli ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma rero muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana ritandukanye tugiye kumva hano kuri Byuka Torero. Tubifuriza gufashwa no kugira ibihe byiza, kandi inkunga tugusaba ni imwe yonyine, kanda subscribe kandi no kukazogera ibindi Yesu. Yewe iyo niyo mana nzakorera, yewe eregira hemba niyambura, iyo dusenga eregira hemba niyambura, vuga bikaba eregira hemba niyambura, yewe eregira hemba niyambura, eregira hemba niyambura, yewe eregira hemba niyambura. Hallelujah. Amen. Kandi amen. Amen. Abari kunyumva amen. Hallelujah. Impamvu mvuze ngaho data na mama batabaye yarahabaye irandengera. Hallelujah. Amen. Ndetse nibutse iminsi ya kera njye Imana nyiramburiye amaboko. Hallelujah. Amen. Hanyuma nimba nawe yarakurengeye ndamburira Imana amaboko. Hallelujah. Nimba yarakurengeye habura gato ngusebe. Vugira ngo amina rata. Amen. Ababyeyi badahari, inshuti zidahari, haleluya. Imiryango idahari, haleluya. Hahandi abantu babona ko birangiye, habura gato ngusebe, ariko inama mu ijuru igaterana, haleluya. Yarangiza ikakurengera. Imana yacu nishimwe kubera ko yabaye abantu batari bari, haleluya. Imana nishimwe kubera ko yakurinze guseba, habura gato ngusebe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndakunda kuvuga ngo buri muntu wese afite ahantu Imana yamukuye, kandi nkababwira ngo buri muntu wese afite gahondesho ke. Imana ishimwe. Amen. Kandi amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Natwisomere muri Yohana 11 umurongo wa mbere. Amina. Umuntu uzi gusoma nadusomere ntacyo bitwaye. Haranditse ngo butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa mbere. Titire iravuga ngo Yesu azura Lazaro, Imana iduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yo, Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Ariko Mana yamwisha ko numva biryoshye kubisomara. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yara. Maze iyo minsi ishize abigishwa be abwira abigishwa be ati, dusubire i Yudaya. Abigishwa be baramubaza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubireyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo ahera ko arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubaza bati, databuja, niba asinziriye azakira. Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu, kuko ntari mpari kugira ngo noneho
mwizere, nimuze tujyane tujye aho ari. Toma witwa Didumo abwira abigishwa bagenzi be ati natwe tugende dupfane nawe pe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu gituro i Betaniya, hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yarapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, data wera we, yaje bijya bimenyekana, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose izabiguha, Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka yo n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise haguruka vuba aramusanga. Icyakora yari atarasohoka mu kirorero, ahubwo yari akiri aho. Marita yamusanze, abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka ku gituro asohoka agiye ku gituro, batekereza ko agiye ku gituro kurirayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyinguye he? Baramusubiza ati databuja, ngwino urebe. Yesu ararira, Yesu ararira, Yesu ararira. Abayuda baravuga bati doreye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi twabibonye, ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi ine. Yesu arababwira ati sinakubwiye ntiwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data, ngushimiye yuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi ko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka. Amen. Haleluya. Amen. Kandi amen. Haleluya, haleluya. Muzana itangazo rivuga ngo Yesu agaruwe n'ibyawe byari byarapfuye. Haleluya. Yesu agaruwe n'ibyawe wabonaga ko bitakunda. Haleluya. Kandi haleluya. Uyu mugabo Lazaro yaraziranye na Yesu. Amina. Uyu mugabo wa Lazaro, haleluya, hari ukuntu bari babanye. Amina. Bari bafitanye amateka. Haleluya. Uyu mugabo yarwaye, Yesu abireba, ndetse yarabizi. Haleluya. Araremba, Yesu abireba. Arinda ava mu mwuka, Yesu abireba. Mvugira ngo amina rata. Uyu munsi wa none hari ibibazo birimo, hari ibintu bikugoye, hari ibikugerageje. Haleluya. Ariko nyamara hari ukuntu Imana yavuga
navuganye nawe hari uburyo ubona nta nzira mvugira ngo amina rata. Haleluya haleluya. Ariko iyo ivuze irasohoza, ni Imana itabeshya. Haleluya. Icyo yakubwiye no kugikorera gikora. Imana ishimwe kandi amen. Haleluya haleluya. Kandi haleluya. Naje gusanga Imana irindi jambo ryayo ibihe n'ibihe, kandi yarangiza ikarinda no yaribwiye. Haleluya. Ngo uyu mugabo Lazaro arapfa. Haleluya. Agera hava mu mwuka. Haleluya. Batuma kuri Yesu. Amina. Hari abandi bari barushye. Haleluya. Batari bamumenya. Yari akiri kubwira abarushye n'abaremerewe ngo nibazane baruhure. Yari ari guturiye imitwaro. Haleluya. Yari akiri gushaka ya nama yazimiye. Yari yasize 99 Lazaro n'abarimo. Haleluya. Ariko ntabwo yari abibagiwe. Amina haleluya. Gutinda kugutabara ntiyabuze itike, nta nubwo yabuze kwigenza. Imana igaruwe n'uburwayi ufite, Imana igaruwe n'ibintu byakujengereje, Imana igaruwe n'ubukwe bwari bwaranze, Imana igaruwe n'abana bawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi amen. Haleluya. Hari igihe Imana ivuga ikintu kumva ko nta nzira yavuga. Haleluya haleluya. Imana igivuga ijambo ikaririnda ibihe n'ibihe, yarangiza ikaririnda n'uwaribwiye kugira ngo rizasore. Haleluya. Uyu mugabo haleluya yaraziranye na Yesu. Haleluya. Hari ukuntu Lazaro bari babanye, yarazi amateka ye, yarazi ibyo azamukorera. Haleluya. Ariko baribaza baravuga ngo kuki yapfuye, ese kuki Yesu ntacyo yakoze. Imana ishimwe. Haleluya. Reka abantu babanze bavuge, reka rata. Haleluya. Reka bagufateho ijambo. Amina haleluya. Ariko umunsi umwe bizamenyekana, umunsi umwe bizemera. Imana ije gukina finali. Imana ishimwe. Haleluya haleluya. Erega hari ibyo arakirimo Yesu yari yabayaze yirebera hirya kugira ngo mbese haleluya abanza bareke, abantu babanza bakuvuge, abantu babanza bakubone. Haleluya. Kugira ngo mbese babone ko nta Mana wasenze, ariko hari icecetse kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe. Haleluya. Muri wowe n'abanyamahanga bazabimenye, n'abapagani n'abanyamagambo babimenye, bamenye ko hari Imana ivuga, bamenye ko hari Imana izura. Amina haleluya. Ihanganira igicuku ugezemo. Amina haleluya. Kuko byanga byakunda buzacya. Imana nibaha umugisha. Haleluya. Ntabwo izabura kugenza umuntu wayubashye. Mana ntibura kugenza umuntu wayubashye, nizabura kugenza umukobwa wayubashye, nizabura kugenza umubyeyi wayubashye. Haleluya haleluya. Na nyuma ya zera Imana irakora. Haleluya. Iyo ageze kwa Lazaro ikamuzura, ije kugera mu byawe. Haleluya. Igiye kugera ku muryango wawe, igiye kugera mu kazi. Amina haleluya. Nakubwiye ngo Imana ije kuzura ibyari byarapfuye. Haleluya. Ibi wabonaga ko nta nzira nibyo bihagurukije Imana. Haleluya. Ubu burwayi bwananiranye nibwo buhagurukije Imana. Imana
ishimwe akazi utamaze igihe ubona byaranze ako niko kayihagurukije iyi bizinesi yapfuye iyi ngiyi niyo ihagurukijwe n'Imana Imana ishimwe haleluya Imana iraje nitinze wa mukobwa we Imana iraje nitinze wa mubyeyi we reka kurambirwa reka gucika intege Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro iyo avuganye nawe niyo kwizerwa ntabwo igikiranirwa ngo yibagirwe imirimo na irabizi ko mwagendanye irabizi ko hari amakuru mufitanye irabizi ibyo wanyuzemo irabizi ko yabanye nawe uyu munsi ntabwo aribwo yakureka ibyo yagutambukije byari byinshi ariko humura Yesu araje Imana iguha umugisha Imana ibaha umugisha nimwihanganire igicuku mutegereze igitondo hari ibintu byari byaranze hari ibintu byari byarapfuye hari ibintu byari byaranze kwemera ariko humura Imana iraje Imana ije kubizura abantu bavuze amagambo babona ko bitazakunda ariko hagati y'amagambo y'abana b'abantu hari ijambo Imana yivugiye haleluya yavuze ko abazi Imana yo bazakomera kandi bamara gukomera bagakora iby'ubutwari kandi haleluya namenye neza ko ari muri mwebwe namwe mukaba muri we ubwo bavugira nta mwanzi n'umwe bamukwirukanaho haleluya nukangwa nuko byanutse rero ibyanutse Yesu yahageze birazuka ibyanutse yahageze biba bizima ibyanutse birahumuriye yahageze haleluya Imana ishimwe Imana iraje Imana ibaha umugisha kandi Imana ibabambira amahema Imana ikomeze kubarinda murakoze reka agusengere Mana data wa twese Mana y'urukundo Mana y'amahoro Mana itagikiranirwa ngo yibagirwe imirimo biganza bigaba amahoro ntabwo urupfu rwaguheranye wavuye mu gituro uri muzima uri Uwiteka uri ku ngoma Uwiteka we bwugamo bwacu samba itarumba nyemerera ibintu byari byarapfuye nurangiza ubizure ibintu byari byaranze kwemera iyo hageze biremera turaguhamagaye ngo ugire ibintu hagera byari ibintu byari byanze turakwinginze ngo uhaguruke Mana nubanguke Mana ntutinde Uwiteka abantu bawe bari barambiwe hari ibintu byari byanutse hari ibintu byari byanze magambo yarabaye menshi marira yarabaye menshi rusaku rwari ruhije nyemerera Uwiteka wongera ugaruke ko wageze kwa Lazaro nubari kuhageraho gere ku mukobwa ugere ku mubyeyi gere ku mugabo gira ibintu uzura kubera ko ari wowe ntushoboye byose ndagushimye rero ko hari ibyo uje kuzura ndagushimiye ko uhageze cyubahiro kibi cyawe mu izina ryawe amen Imana ibaha umugisha inshuti zabyuka torero muri abantu bakadasohoka Imana inezeza imitima yanyu ibyanyu byapfuye Imana ibigezeho kugira ngo bizuke mu izina rya Yesu Kristo amen hanyuma wakanda share wakanda like wakanda na subscribe Imana ikada iduhana umugisha uko ukomeza tugenda dushyiraho ibyigisho ukajya ubikurikirana Yesu abaho umugisha imumu amarira twagize ntituzongera kuyarira ukundi agahinda twagize ntituzongera kukagira ukundi tuzashira imumu tuzashira imumu tuzashira imumu nshuti mwene data tuguhaye ikaze ku rubuga rwacu rwa Byuka Torero aho dusanga ijambo ry'Imana